Mugisha ntazi gukoresha ikintu bita Buridas ngo n'uwafashe bya bikoresho byo kwa muganga ntabyo azi akoresha amashashano ajyamo amandazi yego ubwo ni ukuvuga ngo umuntu uri buve hano ajya i Nyarubuye aba afite amashashi aha mu mufuka noneho afite imfunguzo afunguza inzu mu bwanjye namwisangiye mu nzu simubeshyera abakecuru bakadutega bakatujyana mu nzira twigendera n'abagenzi turwanira mu nzu kugira mbura bampurura umujyi wose waramuruye na mudugudu aramurura arengeje igipimo ahubwo kuko no kwica we yakwica ntabwo tunguye se ni mu mwibarizo ntabwo ari ubwa tumuteze direde singegera ifata abagore ku ngufu nta kintu